Dimas kiza bugwiriza ubusobanuro bwose, bagwiriza ibisobanuro byose. Iyi ni Taxman by Lucky Dube, umusurisha mu Kinyarwanda. Utishyuye ukura imyanda mu busitani bwanjye. Nishyuye muganga kugira nsuzume. Nishyuye na avoka kugira ngo avugire. Kandi nishyuye umurinzi wanjye kugira ngo andinde. Hari umugabo nishyuye ariko ndanze ibyo ndi kwishyurira. Ndavuga umusoresha. Ubu ugiye kumbwira kubera iki mwese musoresha. Ndimo ndaganira ku musoresha. Ubu ugiye kumbwira musoresha kubera iki mwese musoresha. Nshaka kumenya aho amafaranga yarera buri mwaka. Ndimo ndavugana nawe umusoresha. Umbwira kubera iki umusoresha. 200,000 billion dollars of taxpayers' money disappear every year. Miliyoni z'abishyura z'amadolari aburizwa irengero buri mwaka. N'umuntu uciriritse arishyura buri mwaka. Dimas kiza iyo nagafashe nk'ubutunzi yuko ari umuhanga wanjye. Watse umukire n'umukene nanjye ntabwo byumva ntabwo byumvikana. Nishyuye umupolisi kugira ngo ntabwo mbizi kuko niba idolari ryanjye rihagije ntabwo ibyaha byari kuba mu mihanda. Wabwira kuri Kigabo icyo bikora uraka ariko ndagutanga urafata gutanga. Umusurisha none uyise umusurisha.